turavuga ariko nabandi bakatuvugaho rero umuntu aranyandikiye ati reka tumugora rusagara wemewe ni Madam Rusagara ati nabana biwe ati naho Mutesi bagiye kuza kwa muvana ati ariko ati uri kunyumva neza ndamubwira ni ndakumva cyane ndamubwira ariko ibyo ngibyo nibyo uri gutekereza twebwe twavuze yuko bidashoboka bidakwiriye yuko umuntu yakaba yavuga kundi muntu yagize ibyaha ati ubivuga nkane ndavuga nibivuga nk'umukozi w'Imana wahamagawe nkanabivuga nk'umuntu utegeka mu izina rya Yesu none nkanabivuga nk'ubusesenguzi usesengura byo kuri imana ahubwo mpamagaye urinde kuri kumva uri kuntera ubwoba urantera ubwoba urinde ngo yabona itangazo ngo nonaha ari so yimukanya mu masaha 9 n'iminota araba ngo abantu baza kunsura mbaye mbahagaritsemo uzi kinakoze sicyo twavugaga abantu nabandi bakadufata ukundi kuntu donc hari abantu bajaga kwa Pst Mutesi atare kumuhereza pole habo bagiye kumujora bagiye kumujajinga bagiye guca imanza bagiye kureba uko ameze bagiye gufotora inguni zose z'ubuzima hagaze uranyumva ariko Imana y'amahoro kuko Imana imukunda kuko Imana ivugana nawe kuko Imana ihagarana nawe kuko agira iyerekwa kuko yumva ijwi ry'Imana kuko biriya binakoze biri mu mugambi w'Imana kuko abantu bagiye kumusura bakifotozanya nabo nkaje bundi abantu bamufashe video yakoresheje yagiye mu bukwe w'Imana ariko abantu batujora abantu bajora abandi abo bantu Imana igi baduhusha mu izina rya Yesu kuko niba nadusebye Imana izadusebezura niba natwaga Imana izadukunda niba duta Imana izadutarura niba tatwemera yizatwemera niba tatwumva Imana izatwumva niba tatureba neza Imana izatureba neza icyakoza bubaha Imana bagakora ibyo kukiranuka abo ngabo Imana igira gute irabemera rero yakoze ikintu cyiza ndagishyigikiye cyane ririya tangazo riziye mu gihe ryo kubabwira ngo none ha stop mu rugo waje nabiyamye arabihaniza nibyo kuko harimo abagome harimo abagambanya harimo abantu bajya gutata makuru bagenda bakayashyira abanzi tureka tunabyite gutyo biwe batamwemera urabyumva kuko biriya byakuruye ibintu bibiri icyambere no mu makomantere birebe basaba n'amanimero yiwe n'ibiki byose harimo abagabo bahehesi yishize mu rubanza rw'ubusambanyi kandi atarasanzwe ari muri icyo kintu abahehese ubwo babonye audience bagiye kwinjira sibyo yego kuko kurani nko kwiyerekana ukuntu none uwagushakaga yarakubuza akaba agiye kukubona rero hamwe no gusenga Imana tunamufashe gusenga atsinda ibyo bigeragezo Imana imufashe hano hanze hari ibirura byitwa ngo ni intama byitwa ngo n'abakristo dufite abantu bigaragaza ko bakeshejwe badakejejwe ukamwakira uzi ngo uyo muntu n'umukristo ariko atari umukristo ntagakiza habe no gukizwa n'umunsi umwe kandi uwo muntu akaba amaze imyaka 70 ingahe ariko habe n'agakiza ku munsi umwe rero twamusaba akomeza asenge ajya ku mavi atabaga kujya mu bukwe rwose kuko uriya wakoze ubukwe n'umwana wiwe afasha Mutesi asanzwe afasha urangurikira neza rero kandi yari yarasoye invitation Rusagara agiye kwitaba Imana gupfa Mutesi yarasoye invitation urumva ntabwo yari guhindura invitation Rusagara ngo nuko pfuye kandi abantu barakiriye invitation ahubwo turashimira Imana yamukomereje umutima ikamuhereza gushinjagira n'isheje agatambuka neza umubyeyi akajya gushyigikira abana mu gushakana kwabo none rero abantu bagahita bagaruka ngo ngo urabona ngo ntago yamukundaga none ni gute abantu batemeraga yuko ari umugabo we bagarutse bakamujora ngo ntiyamukundaga abandi bakavuga ngo none ngo agiye mu bukwe ngo yapfushije umuntu ngo nukubereka ibintu ngo kira ngo si ikimenyetso uwo muntu wivugiye ngo mbese agiye mu bukwe yapfushije umuntu nepo urumva temeye yuko none Mutesi yapfushije umuntu kandi akwiriye kubabara akanahozwa amarira yarize abahanuzi n'abamanzi bameze nk'ababayari n'abashera bamwe n'aba ntabwo nje kurwanya abahanuzi barahari bazima abantu baraza bakanyura babwiriza pe ukamwumva ukumva uyu muhanuzi Imana yamutumye reka mvuga rino jambo umuhanuzi ajya guhanura ikintu cyabaye ubwo n'ubuhanuzi umuhanuzi ahanura ikintu kitaraba umuhanuzi nibamenya umenya ibintu bihishwe uri kubyumva ntukaze kunyikaraga ngo uri guhanura kandi ibyo bintu biri kumbaho wowe wabimenye baguhaye amakuru urayafite urabimenye uje guhanura abantu badukurira ku musaraba banyuve neza ku musaraba hano haca abahanuzi banyabo ariko dufite nabandi batarabahanuzi bigira abahanuzi uranyumva bafite izihe ntego bafite intego yo kwiba abantu
bafite intego yo guharabikisha abandi, bafite n'intego yo kubeshyera Imana, kuko buriya iyo umuntu abeshyeye Imana bari umwagenti wa Satani, Satani nabo bari mu kazi already. Yego. Dufite nose umuntu hari n'uvuga ngo yarahanuye ngo paza mutesi bwahuraga n'umuntu ngo nakigenda ngo mu buriri n'ibiki byose akabivuga ari uko iyo eswasiyo yabaye. Ayo magambo nk'aya ajya ceceka mu izina rya Yesu, ayo magambo ajya hagarara. Umuhanuzi agomba guhanura nk'uko agahanura mu bice bitatu, kandi agomba byabaye ikibazo ntabwo ari impeta buriya. Harimo n'akantu avuze ngo mwabonye ko sigaye ndi mwiza cyane. Yes. Bura niho byabaye ibibazo. Ari nakubwiraga ari ni nko kwereka imbwa igufa. Urankurikira neza bigenda bite byabe bibazo. Uri mwiza pe nibuguma n'ubwiza bwawe buhishe, Imana burya ari kwiguhishira ikagukubita ubwo bwiza, sibyo? Ariko biryameho bigumane rwose. Umwiza gusa ni Imana, ni Yesu. Urankurikira neza karakantu ntabwo ariko muri angle ya gospel hari igihe umuntu abagikaragaje ubwibone, Satani yagufatiye mu bwibone bigenda bite. Nukuvuga ngo umuntu waje kuriya ki presentinga kuriya, ibyo byo ntago byari bikwiriye. Rwose ntago bikwiriye, ni ukuri pe ntago bikwiriye. Yasize ibintu bibiri, uranyumva? Abamwifuje n'abamukeneraga batari barabonye inzira, already ubu bayibonye. Ushaka no gusanga ko ashaka ko babona inzira uko bakeneye, nabyo birashoboka. Kwageze igihe nabyo birashoboka, tukaba turi kumujajinga kandi wigiye cyo kigere cyo kugira ngo cyakabira ningiye kugira icya kabiri rero hari yewe igihe cyageze aracyari mutoya, ariko buri yuvuze ndi na mwiza rigati ariko abantu bambonye atariko mwambonye. Aha haba hari ikindi kintu, hari ikintu icyo kintu rero tuzagaruka kuri iyi mihanda batere komantere tuzakizana rero tuzajye kiba gihari tuzageraho ubutaha. Oya kiba gihari, reka mbagere kiba gihari. Je tuvugisha ukuri, tuvuga ukuri. Ntago tumujajinga no burenganzira bwe. Hari ubuhamya uvuga ukisebya, ukiyandarika, ukishira hanze. Hari ubuhamya bukomeza abantu bukabafasha. Nese byo ntibyakomeza abantu bakiri bakumva ko bazavayo. Ariko aba bantu bagiye gukomeza abantu. Jewe mumwe usibye numwe. Hage nakira abantu ngo dusengane. Akambwira ndi uzi umuntu watanze ubuhamya ngo yarakijijwe busambanye kariwe wantu nk'ayo umugabo. Aha byagenze bite? Ntabwo mvuze ko hari abadakizwa, kirizwa mwibanga Imana igukize wihane pe uve mu byaha, ariko tuzi uvuga ngo Mana kuko nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira kandi mukunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana bomeho ndetse n'abanyu bose. Nipa basuza kuri mikro. Uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndi kumwe na Moses Baraka. Moses umeze neza? Turashimira. Urakomeye? Turakomeye. Umeze neza? Arakaro bakunda kuvuga ngo ubugingo nabwo ni buzima. Ni buzima. Uko buryo ubugingo butari buzima ahandi uri muzima umeze nk'uwapfuye uhagaze. Yego. Rero ubugingo nibwo bugomba kwitwabwaho cyane kuruta umubiri usanzwe. Kuko ubugingo buraruta umubiri burya. Uko umubiri wo wawusiga wawugenza neza, ariko ubugingo ugomba kuburinda ukabucunga cyane. Yego. Umeze neza uri amahoro? Ndamahoro cyane nepo. Meze neza kandi ndashimira Imana. Nshimye Imana kandi yuko yongeye kudufasha tukabonana. Yego. Tukiri bazima. Imana ishimwe kandi himbazwe. N'abadukurikiranye nabo nta gikubugo cyacitse. Imana bagirire neza ikomeze barinde. Yego. Kuko Imana izikurinda. Yego. Imana izikurinda, Imana izikurera, Imana izigukuza, Imana izikubeshaho. Umuntu wese udukurikiranye nta muntu ubaho kubera undi, ahubwo umuntu yafasha undi. Ariko Imana y'amahoro izi kutubeshaho. Yego. Yego. Rero ntagira umuntu uzagukanga ngo agutera ubwoba ngo aguhige ngo yakwica kugirira nabi. Nta muntu ubaho kubera undi, abantu barabana
nta muntu n'umwe ubaho ufite ubushobozi bwo kubeshaho undi ntabwo bishoboka kubaho no cyakoze yagufasha ariko yagushyigikira yego yego Moses yego Imana ishimwe rwose tugiye kongera tugenda ikindi kiganiro duherukana mu kiganiro gishize ariko turi ku nkuru za Pst Mutesi turi kwibaza ku biri kuvugwa yego tubihuza ariko n'ukuri kwa nyako nibigomba kubaho ndetse nuko abantu bagomba kwitwara nuko byakabaye byaragenze yego ndashaka ko tuza kongera tukabivugaho kandi nanone icyo impamvu ikigenza umusara twebwe murabizi kwa duteza amatwi ni ijambo ry'Imana ariko kandi no kugenda gutanga impuguro bitewe n'inkuru runaka ese bivugwa twebwe turabivugaho iki ese abantu bakwiye kubivugaho gute mu buhe buryo bakwiye kubyitwaraho mu buhe buryo ndashaka ko tuzaguruka cyane ku nkuru za Mutesi n'ubundi ariko kandi tukajya no kuri Madam Assiya nawe nabonye abantu batangiye kumuzamuka tuze kureba se Madam Assiya we amakuru ye bimeze bite nyawe Madam nyakugendera Nzake Theogene ko n'ubushe Nzake Theogene twamuvuza akantu gatoya nk'umuntu mwakoranaga cyasa muhurira mwahoraga mwivuga butumwa nuko nibyo nshaka tuza kuganiraho ariko nkunda kuvuga ngo uko umwuka tuyobora turi bugende uko nguko uko umwuka arabigenza birabaruka umwuka turagenda ku muteguro umwuka wera cyane kuko twagenda ku muteguro twateguye reka tugusabe noneho usenge Imana abundi twizamukire mu kiganiro cyacu Imana yera kandi izi byose Imana yumva iduhereza ubwenge n'ibyo kuvuga tabikoze ntacyo twaba tubije kuvuga aha ariko ko wabyemeye duhunge guhurana nepo ushimwe n'abakunzi b'umusaraba bahereza umugisha kandi ubashyigikire rwose ubane natwe twese uzumva iki kiganiro wese kizamubera inkomezi kizamufashe muvane ku rwego kimushyire ku rundi kandi uduhereza ubwenge budasanzwe uhagarare natwe mu kuri kose kw'ijambo ryawe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera amen amen yego amakuru ya Pst Mutesi aho tuyaherukira twari turi kuvuga ku bantu bari kumwe basize cyane Mutesi rusaga ntabwo ari umugabo wawe ugasanga ari abantu biri kujyana mu rujijo hari n'abaduteye amabuye bati ibintu muri kuvuga ntabwo mubizi ati vuga uvuye aho ntabwo ari byo Mutesi ni kunuko ariko twebwe ni nako kuri ntago twashyigikira ko umuntu yabuze umuntu ngo niturangiza tuze tunamwishime hejuru ntibikabe mu izina rya Yesu ahubwo ikibi tujye tukirwanisha icyiza kubera yuko ikiza iteka kizatsinda ikibi rero ntabwo numva yuko nabona uruhare rwabo n'akazi kabo bafite uko babyumva ariko buri muntu ibitekerezo byubahwe ariko ibyo bitekerezo bijora bikubita umuntu bimusebya bimwandagaza numva mu izina rya Yesu ibyo bintu bidakwiriye hakwiwe ubumwe no gushyigikirana rero dore ko twabisenguraga bona abantu baramamagaye bande barambwira ndi ti courage harabambwiye ndi rwose wafudufashiriza umubyeyi nabo Imana ibahereza umugisha ariko abandi nepo noneho byari bikomeye byari bikaze cyane yego cyakiye gute bane imijugujugu ikomeye cyane nuko nyine ngiye mu bihe by'intambara nibwo nkomera bora mu bihe by'umunezero mpita ntegura intambara kuko umuhanga wo kurwana ategura intambara zidahari kuko iyo uteguye intambara zihari ugiye gutsindwa hakiri kare rero iyo uzi neza kuri mu mahoro uhita uvugana ejo mu gitondo ntabwo nzi ko bizaramuka ugahita utegura intambara zitaraza iyo utabigenje gutyo ziza utaziteguye ariko iyo waziteguye zitaraza mu izina rya Yesu natwe rero tuba twarateguye intambara zitaraza iyo turi hano turavuga ariko n'abandi bakatuvugaho rero umuntu yaranyandikiye ati reka tumugora rusagara wemewe ni Madam Rusagara ati n'abana biwe ati naho Mutesi bagiye kuza kwa muvana ati ariko ati uri kunyumva neza ndamubwira ni ndakumva cyane ndamubwira ariko ibyo ngibyo nibyo uri gutekereza twebwe twavuze yuko bidashoboka bidakwiriye yuko umuntu yakaba yavuga kundi muntu yagize ibyago ati ubivuga nkane ndavuga nibivuga nk'umukozi w'Imana wahamagawe nkanabivuga nk'umuntu utegeka mu izina rya Yesu none nkanabivuga nk'umusesenguzi usesengura ibyo kuri imana ahubwo mpamagaye urinde kuri kumva uri kuntera ubwoba urantera ubwoba urinde ngo ntabwo nzi ngo niduhura ngo uzamenya ngo nshaka kuzaguhamagara ndavuga ntoke nta kibazo nzakumenya se kukumenya byamarira iki
menye umuntu uri kuntera rwa bigezaho ndinavuganire kare niba arabagutumye bakagukoresha ubabwira ko Moses ntabwo bajagira nta nabukeya kuri imihanda ntabwo none no kumusaraba ntabwo babuhari n'abadukurikiranye wumve nawe wari ufite ubwoba ko ntabwo bugomba kugira imbere y'ikibi ntukagira ubwoba uzahangana n'ikibi urwane nacyo murebana amaso ku yandi ntukigere utera umugongo ibibazo uzabihanga amaso ubihangamure ntukigere utera ibibazo byawe umugongo uguhiga umugongo ukurwanya umugongo azaze murebana amaso ku maso kuko uri kumwe na nyiri jambo ukaba uri kumwe n'Imana ishoboye ibintu byose n'ukuri kw'Imana niba uri mu kuri kw'Imana ukaba uri mu butsinzi bw'Imana uwo muntu azakorwa n'isoni kandi azasiba rwose kuko abantu barabarwanya ariko Imana niyo munesha rero twiringiye Imana kuruta abantu kuko twiringiye abantu badukoza isoni ariko twiringiye Imana nta soni yigeze idukoza Imana ishimwe haleluya ariko abantu bashobora gutwumva Bibiliya avuga ngo tubabarane n'ababaye twishimane n'abishimye ese ni gute umuntu yahura niba reka twemere ko ashobora kuba afite amakosa yego reka twemere ko n'umuntu ako se nimba kandi hakosa umuntu ukora mu bibazo yaba yahuye nabyo ni ngombwa kuza ngo umuvuge wamufashe ukavuga ati impore pore ibyo bikazaza nyuma basi wenda rwose hari n'ikintu yakoze mu kanya nabishimye yasohoye itangazo yiyama cyakiganiro twakoze yaracyumvishe yego nawe turamusuhuje Pst MUTESI Imana igoreza agobwe neza kandi akunye kwihangana kuri kw'Imana Imana imugirire neza umusaraba n'abakunzi be kandi babyerekana Imana bagirire neza yasohoye itangazo rivuga ngo nonaha arisohoye mu kanya mu masaha 9:00 aravuga ngo abantu baza kunsura mbaye mbahagaritse mu rugo rwanjye uzi ikintu akoze sicyo twavugaga abantu n'abandi bakadufata ukundi kuntu donc hari abantu bajyaga kwa Pst MUTESI atare kumuhereza pole ahubwo bagiye kumujora bagiye kumujajinga bagiye guca imanza bagiye kureba uko ameze bagiye gufotora inguni zose z'ubuzima ahagazemo uranyumva ariko Imana y'amahoro kuko Imana imukunda kuko Imana ivugana nawe kuko Imana ihagarana nawe kuko agira iyerekwa kuko yumva ijwi ry'Imana kuko biriya binakoze biri mu mugambi w'Imana kuko abantu bagiye kumusura bakifotozanya nabo nkaje bundi abantu bamufashe video yakoresheje yagiye mu bukwe kumbe agiye kwishima urabyumva neza umuntu bifuza ko umuntu nepo abantu bifuza ko umuntu yababara abantu bifuza ko umuntu yahura n'ibibazo abantu bifuza ko umuntu yahoraganya abantu bifuza ko umuntu yahora yasebye igisaba ko mandi cyamubereye ntabwo twavukiye kumwara ntabwo twavukiye gusaba ntabwo twavukiye gukorwa n'isoni nibihe bibi nawe byakugwirira ariko muri aya masano muri aka kanya twige gufasha abantu bari muri iyo mimerere yego kuba utunze amazi 10 ntawe wafasha ufite ikibazo cy'inzu ayo mazu ntacyo kumariye kuba uri umunyabwenge ubwo bwenge bwakaba nta muntu wakwigisha ngo afashwe ubwo bwenge ntacyo bumaze kuba uri umukire ku giti cyawe hakaba nta muntu wigeze ukiza cecekere gumana ubwo bukire bwawe nakazi kawe ntawe bibeshejeho kubuhembwa miliyoni 10 hakaba ari abana bandagaye kuri iyi mihanda babuze school fees babuze icyo kurya hayo mafaranga umenye yuko ntacyo kumariye mu bumana mu mwuka niho ndi noneho ikintu cyose uzatunga kitagirira abandi akamaro kitabafasha n'umunsi numwe ngo banezerwe byibuze iryo joro ngo bararire iryo joro ngo babeho iryo joro ibyo bintu uzajya umenye kuri gukorera ubusa abantu barabisiga twiruka nka kumugisha ukagura inzu ukagura indi ukagura imodoka nini ukagira iduka n'irindi ariko ujye umenya ngo umunsi uzaba umwe niba ntacyo byafashije abandi abantu barabisiga ntagagira umuntu uzishimira ngo umuntu aza yishime yuko yaguteje ibibazo yaguhemukiye mbese ubuhemu bwiwe bugeze mbese bwemejwe mbese bimeze ukuntu arumva yakwemeje yaguhemukiye cyane ngo ajye hari yajya kwikaraga yuko yabishoboye kandi yabigezeho ahubwo dukeneye abantu bazishima kuko hari icyo yafashije undi muntu dukeneye umuntu wakwishima kuko hari ubuzima yavanye mwundi dukeneye umuntu wakwishima kuko hari icyo yavuze ku muntu cyiza kimufasha buriya n'ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ariko abantu batujora abantu bajora abandi abo bantu Imana igi baduhusha mu izina rya Yesu kuko niba nadusebye Imana izadusebezura
niba natwanga Imana izadukunda, niba duta Imana izadutarura, niba tatwemera yizatwemera, niba tatwumva Imana izatwumva, niba tatureba neza Imana izatureba neza. Icyakoza bubaha Imana bagakora ibyo kukiranuka, abo ngabo Imana igira gute? Irabemera. Rero yakoze ikintu cyiza, ndagishyigikiye cyane. Ririya tangazo riziye mu gihe ryo kubabwira ngo none ha stop mu rugo iwacu. Nabiyamye arabihaniza. Nibyo kuko harimo abagome, harimo abagambanyi, harimo abantu bajya gutata amakuru bagenda bakayashyira abanzi tureka tunabyite gutyo biwe batamwemera. Urabyumva? Kandi nibo bamubwira ko bamukunda. Nibo bamubwira ko bamukunda ngo turi kumwe. Kumbe bagiye gufotora amafoto, barongeye barayacyanya, bayajyaniye abamurwanya. Yabikoze neza. Imana yo mu ijuru imereza amahoro n'umugisha. Amen. Imana imugirire neza kandi mukomeze muri ibi bihe. Ariko ejo bundi nabonye yishimye ku mafoto yagiye mu bukwe, numva ni ibintu byiza, navuga ni Imana ishimwe. Hari ukuntu umuntu abababaye cyane agashaka kwisanisha mu mimerere kugira ngo yongere ubuzima bwongere bugende neza. Yego. Mu bintu ibyo bintu tugarutse kuri icyo kintu kwa gatandatu ngo yagaragaye mu bukwe. Nabyo biba ikibazo. Ati ni gute umuntu avuga ko ari mukiriyo, none bemeye ko ari mukiriyo, barabyemeye. None bo barabyemeye. Ako kantu niko nanjye nabategeyeho. Niko naje abakurikirana umusaraba, muza mutera udutebe mwicane tuganire. None batangiye kwemera yuko ngo ari mukiriyo, batarabyemera. Ntibabyemeraga, bavuga ko ari ibintu ari gushaka. Ariko none baremeye ati ni gute umuntu ari mukiriyo apfusha umuntu, yapfushije umuntu noneho akajya gutaha ubukwe. Ndagira ngo Moses kano kantu tugatindaho gatoya dusobanura abantu ko abantu bati koko ese ibyo bintu birashoboka ko umuntu yajya mu bukwe kandi ari mukiriyo. Ariko se nkibaza, reka yagiye mu bukwe kandi nibyo urupfu ruherana umuntu. Oya, ntago rwakabiruherana umuntu rwose. Reka ibintu wabibonye ute, ubivuga bike wowe ku bwawe? Ese koko yari akwiye kujya mu bukwe nk'umuntu n'imukiriyo? Ibyo yakoze byari ukuri cyangwa agomba kuguma mu rugo abishima bakishima nyine wakaguma mukiriyo? Yagombaga kujya mu bukwe rwose, kuko uriya wakoze ubukwe ni umwana wiwe afasha. Mutesi asanzwe afasha. Urangurikira neza. Rero kandi yari yarasohoye invitation, Rusagara agiye kwitaba Imana gupfa, Mutesi yarasohoye invitation. Urumva ntabwo yari guhindura invitation Rusagara ngo nuko apfuye kandi abantu barakiriye invitation. Ahubwo turashimira Imana yamukomereje umutima, ikamuhereza gushinjagira n'isheje, agatambuka neza umubyeyi, akajya gushyigikira abana mu gushakana kwabo. None rero abantu bagahita bagaruka ngo ngo urabona ngo ntabwo yamukundaga. None ni gute abantu batemeraga yuko ari umugabo we? Bagarutse bakamujora ngo ntiyamukundaga. Abandi bakavuga ngo none ngo agiye mu bukwe ngo yapfushije umuntu, ngo no kubereka ibintu ngo kira ngo si ikimenyetso. Uwo muntu wivugiye ngo mbese agiye mu bukwe yapfushije umuntu, nepo urumva atemeye yuko none Umutesi yapfushije umuntu kandi akwiriye kubabara akanahozwa amarira yarize. Yababyemeye. Babyemeye. Icyo ni kimwe. Ubwo ni ubutsinzi. Imana iteka nabwo ngo iyo ukuri kuratsinda. Yego. Ikinyoma gihaguruka hano, kikazenguruka ibihugu byose n'inshuti zawe zose, kikazenguruka isi kigusebya, kiguharabika, kikuvuga nabi, kigakerora turu kikagaruka aho cyahagurukiye. Ukuri kugifunga rasi y'ingweto kutarahaguruka. Ariko ndashimira Imana yuko iyo kuri guhagurutse ikinyoma kiribwiriza kikavaho kandi burundu. Kuko mureke reka mbabwire, ukuri teka kuzatsinda. Yego. Nibareka Imana yitwa Imana, kuko Imana ubwayo ni ukuri, n'abayikorera bagomba kuba mukuri. Naje ndavuga iyi mihanda hari abamwe yagaragaje nk'ibisambo, nk'abantu nyine donc biyita abakozi Imana ariko atari bo. Biraba ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Abantu nibakundana bakagira urwo rukundo. Urukundo ni uruhe? Urukundo ni ugushyigikirana, ni ugufashanya. Urukundo ntabwo ari ukujorana, urukundo ntabwo ari ukucyurirana, urukundo ntabwo ari ukwicana, kuko amagambo mabarica. Birava ngo uvuga nabi mwene se wese uwo nawe ni numwicaye. Burya ijambo ribi ririca, n'ijambo ryiza rirakiza. Yego. Se Moses, amaherezo y'ibi bintu iyo ubona bino bintu biriho, twese turi abakristo, tuvuga ko turi abakristo, tuvuga ko tukijijwe, turavuga ko tugana mu ijuru, tuzajya mu ijuru, iwacu ni mu ijuru nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, tukabibwiriza. Turi mu rusengero twerekana ko turi abakristo, ariko mugenzi wacu mwene data
yagira ikibazo yahura n'intambara tukaba ba mbere kumwataka kandi twakamuhaye hafi nk'abantu bafatanyije urugendo ariko twakamuhaye hafi tukamuhumuriza ariko ukabona ni twebwe dufashe iya mbere mu kumusenya. Moses, amaherezo y'ibi bintu nayahe nk'abakozi b'Imana ko muri kugaragara ko musenyana kandi nabyo bikagaragara ko bitari kwera imbuto, amaherezo yabyo na ayahe bona biterwa n'iki? Iyi ndwara turekira gute? Iyi ndwara naravuye ngo icya mbere ni inda ndende, icya kabiri ni ukudakundana, icya gatatu ni ishyari, icya kane ni uko abantu babuze udututi n'ibyo bakora ubundi barangiza bakajya gusebya no gusebya abandi. Ibyo nibyo bintu rero bitumye abantu biyambura ishusho yo gukorera Imana y'ubukozi bw'Imana, barangiza bakajya mu bintu bidakwiriye. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe Efrayimu wivanze n'andi mahanga ngo wameze imvi z'urutarutaro. Hari ijambo ushaka kuvuga hano, umuntu wese usenya mugenzi we akamusebya mugenzi wiwe ubwo ntago ari umukozi w'Imana, kandi abakozi b'Imana bakundana. None ikimenyetso cyo gukundana niki? Ni ugushyigikirana. Bibiri ivuga iki? Ngo mwene so nanakora n'ishyano akagwa no muri icyo cyaha, ntumutamaze, ntumwerekane, umwubarareho. Wabyumvishe? Yego. Ngo icyo nicyo kizabereka yuko muri abanje nyakuri. Wone Yesu yibwiraga intumwa ziwe. None niba umuntu ahagurukana umuntu kandi twese dukorera umwami umwe, bose ari umwe, Imana ari imwe, koko umuntu akazano ngo nuko umuntu yavuze cyangwa nundi ngo yavuze nawe akagaruka kumusenya, ubwo nta bukozi bw'Imana burimo. Ikimenyetso cyo ko umuntu ari uw'Imana, ari umwana w'Imana, nuko akunda abandi. Yego. Moses, abantu benshi turi kuva kuri no nkuru tugiye tubihagarika tubivaho. Mu bantu bari kumuvuga harimo abantu bitwa abahanuzi. Nawe uri umuhanuzi, Imana igitumiza. Ariko simeze nkabo. Ntago bavuga ko Imana mbere hose yari yabibabwiye ni kinyoma. Bamwe bakaza bavuga ati bikomanga mu gatuza ninjiye muhanuzi Imana yonyujemo ko uriya atari umugabo we, namubwiye ngo yarahubutse yarirwaniriye. Ni kinyoma. Bano bahanuzi burabavuga iki? Abahanuzi n'abahanuzi n'abamanzi bameze nk'ababayari n'abashera bamwe n'aba. Ntabwo nje kurwanya abahanuzi, barahari bazima. Abantu baraza bakanyura babwiriza pe ukamwumva ukumva uyu muhanuzi Imana yamutumye. Reka mvuga rino jambo, umuhanuzi ajya guhanura ikintu cyabaye, ubwo n'ubuhanuzi. Umuhanuzi ahanura ikintu kitaraba. Umuhanuzi nibamenya umenya ibintu bihishwe. Uri kubyumva? Ntukaze kunyikaraga ngo uri guhanura kandi ibyo bintu biri kumbaho. Wowe wabimenye baguhaye amakuru urayafite urabimenye uje guhanura. Abantu badukurira ku musaraba banyuve neza, ku musaraba hano haca abahanuzi banyabo. Ariko dufite n'abandi batarabahanuzi bigira abahanuzi. Uranyumva? Bafite izihe ntego? Bafite intego yo kwiba abantu, bafite intego yo guharabikisha abandi, bafite n'intego yo kubeshera Imana. Kuko buriya iyo umuntu abeshye Imana bari umwagenti wa Satani, Satani nawe bari mu kazi already. Yego. Dufite nose umuntu hari n'uvuga ngo yarahanuye ngo paza mutesi bwahuraga n'umuntu ngo nakigenda ngo mu buriri n'ibiki byose akabivuga ari uko iyo eswasiyo yabaye. Ayo magambo nk'aya ajya aceceka mu izina rya Yesu, ayo magambo ajya hagarara. Umuhanuzi agomba guhanura nk'uko agahanura mu bice bitatu, kandi agomba kumenya ko ari Imana ibimubwiye, akamenya naho Imana imutumiye, akamenya n'igihe cyanya cyo kubivuga. Iyo bidahuye no manzi ubona zino manza zigenda ziza. Uri kubibona? Ukabona abantu barahagurutse kandi uwo muntu koko wagenzura mu ijambo ugasanga yahanuye. Urankurikira neza? Kandi ari mu mwuka. Ariko igihe cyo kubivuga akaba atari cyo yabivugiyeho. Niyo mpamvu ubona bamwe bahita bahura n'ibibazo bikomeye. Ugomba kumenya Imana yakuvugishije. None simaze kukuganiriza ikwemereye kubivuga. None simaze kubikubwira urabyitwaramo gute? Ibyigiye kuvuga kuko birahura n'abantu. Dufite abantu bagiye bakomeretswa n'abahanuzi, dufite abandi bagiye bakomeretsa baranyenye bafite ibikomere bikomeye, ariko nibihangane Imana y'ubwayo izabomora. Bihangane, ntuzagirana ikibazo n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana, haba bazima n'abatarabazima, naguru mu judgment naguru, ariko Imana yonyine izakomora. Yego. Imana yo izakomora. Yego. Mutesi rero nakomeze yihangane. Imana imwomore, Imana imugirire neza, kandi turamusuje mu izina rya Yesu. Imana ihagarare nawe, kandi Imana ikomeze kumurinda. Imana y'amahoro izamusumbusha, izamuhereza ibihe bidasanzwe, kandi azishima. Yego. Hari umuntu wavuze ngo mu bimwe mu bintu biranga inshuti, inshuti yawe ishobora gukora ikosa ukabona ko ari ikosa, ariko
nimba yitwa inshuti ngo ukagenda ukayirambara ukayishyigikira ko nta kosa yakoze mu mafuti yayo ukayishyigikira ariko mwagera ku ruhande mu gikari ukabana musekura ati kwewe aya yari amakosa ko mu ruhame wamuhagazeho. Ese ibi bintu ntabwo biri kugaragaza inshuti nyazo n'abatari inshuti? Iyi kibazo iyo umuntu ahuye n'ikibazo nibwo amenya ngo uyu nguyu ni umukunzi cyangwa ni umwanzi. Rero kuba Pst Mutesi ibi bigenda biba mu buzima bwe agenda acamo, agenda amenya abantu bamukunda n'abatamukunda. Yigeze avuga ijambo ngo umufana uramushaka ukamubura iyo ibibazo byaje, ariko umukunzi wo ngo wakugumaho kandi akakuryamaho. Nanjye reka mvuga ngo abafana ubwo bagiye bigaragaza kandi ubwo baragiye byararangiye, ariko abakunzi ba Mushumba Mutesi baracyariho, haravuka n'abandi bamukunda kuko kwisi ntabwo abantu bose badukunda, nta nubwo batwanga bose. Ikintu mpamya nuko abakunzi ba Mutesi baruta abafana. Imana ishimwe. Abantu rero ni babane amahoro, babane amahoro, tubane mu mahoro, tubane mu mahoro, tubane duturanye, dutuje, tubana mu buryo bwiza kandi twubahana, twubakana, dushyigikirane. Dushyigikirane, twemerane. Yego. Dushyigikirane, twemerane. Yego. Urakoze cyane. Mu minsi ishize sinzi impamvu abantu iyo umuntu ahuye n'ikibazo aho kujya tumushyikire mu kibazo tubona abantu bamuvuga. Mu minsi ishize nyakwigendera Theogene Nzahukiye yitaye Imana, hahise haguka urundi rugamba. Yagiye ateye inda ariko umugore abisigaramo. Uyu munsi umugore bimeze bite? Umugore we ni ikiganiro nabonye amakuru ari kuvuga yuko umugore we hari ikiganiro yagaragayemo yakuyemo impeta kandi yari yavuze ko impeta atazayikuramo. Byavugije induru ni gute yaburya ntiyamukundaga kuki yakuyemo impeta, ibyo yamusezanije kuki bimeze bite? Wabibonye ute? Iryo jambo byo yaba yaravuze yaba yakoze ikosa kandi we yari yarivugiye ko atazayivanamo. Iryo ni ryo kosa rya mbere, ariko ikosa rirakosorwa ntago ari ikibazo. Icya kabiri burya irya mbeta yambuwe Theogene akimara gupfa uwo munsi, kuko nyine birava ngo muzatandukanywa n'urupfu, sibyo? Rero numva we ko bivugira kuri kamera ntago byari bikwiriye, ntago ariko mbyumva ngewe, ntago bikwiriye. Ntago ibintu byose uraba cya kibazo wambajije urakibona, ibintu byose ni ngombwa kubivugira kuri social media. Ndagusubiza ngo ntabwo ari ngombwa. Kiriya ni ikibazo. Rero hari n'igihe abanyamakuru akubaza ikintu akaguta mu mutego, ariko numva rwose mama pastori yongere yamara imbeta nkuko yabivuze, niwe wabyivugiye, nabwo yabitubwira nta kibazo, sibyo? Biriya bintu uko byakuruye, uko biriya byakuruye ibintu bibiri. Icya mbere no mu makomantere birebe basaba n'amanimero yiwe n'ibiki byose, harimo abagabo bahehese yishize mu rubanza rw'ubusambanyi kandi atarasanzwe ari muri icyo kintu. Abahehese ubwo babonye audience bagiye kwinjira, sibyo? Yego. Kuko kura ni nko kwiyerekana ukuntu none uwagushakaga yarakubuza akaba agiye kukubona. Rero hamwe no gusenga Imana, tunamufashe gusenga atsinde ibyo bigeragezo. Imana imufashe, imukomeze, imwarure. Hano hanze hari ibirura byitwa ngo ni intama, byitwa ngo n'abakristo. Dufite abantu bigaragaza ko bakejejwe badakejejwe, ukamwakira uzi ngo uyu muntu ni umukristo ariko atari umukristo, ntagakiza habe na nzaga, habe no gukizwa n'umunsi umwe, kandi uwo muntu akaba amaze imyaka 40 ariko habe n'agakiza ku munsi umwe. Rero twamusaba akomeza asenge, ajye ku mavi, atabaza Imana, kandi aranabyemerewe, ashobora no kuvuga ngo agiye gushaka undi mugabo. Rwose nabyo birashoboka, ni uburenganzira bwiwe. Nigenda banga umuntu ubuzima bwe buri privé, ni ubuyobora uko abyumva, apfa gushimisha Imana gusa. Ariko se ndi kwibaza Moses, yego, Madam Assiya ni umumama wapfakaye kandi acyari mutoya, kuba yakuramo impeta bitewe nuko wenda ntago tubizi niba agiye gushaka undi, ni ikibu kuki byabaye ikibazo ubundi no kubera impamvu byabaye ikibazo ntabwo ari impeta buriye. Harimo n'akantu avuze ngo mwabonye ko sigaye ndi mwiza cyane. Yes, bura niho byabaye ibibazo. Ariho nakubwiraga ari ni nko kwereka imbwa igufu. Urankurikira neza bigenda bite byabe bibazo.
yego aho rero n'abantu batangiye gutera amakomantere n'abajajinga barajajinga bo numva bira bintu bidakwiriye uri mwiza pe nibuguma n'ubwiza bwawe buhishe Imana burya ari kwihishira ikagukubita ubwo bwiza sibyo ariko biryameho bigumane rwose umwiza gusa ni Imana ni Yesu kurikira neza karakantu ntabwo ariko muri angle ya gospel hari igihe umuntu abagikaragaje ubwibone Satani yagufatiye mu bwibone bigenda bite uburangiye nicyo kintu cyanyuma Satani akoresha tekinike kandi nta kantu ntacyo bitwaye hari n'abamuje abana nta kibazo bihari ariko twinjiye mu ijambo ry'Imana ubwibone bubanziriza ibindi bintu byose bibaho ubwo kugwa bigiye gukurikiraho cyangwa byara hari abantu bavuze ngo ubwo bwiza uri kuvuga kutari bufite umugabo wakiriho bamwe bati asigaye yarisize mu korogo ntago turejyana mwavuga ati murebere ku ntoki ati hamwe n'umukara kandi n'umuzungu atisize mu korogo ati biriya nabyo bifite icyo bihatse ese nk'umusesenguzi Moses byabihatse iki cyaba gihari cyangwa n'amagambo tuyifate nk'amagambo hari umwotsi burya uganzuye neza ushaka kwasanga ikintu ariko ntabwo dufite temperature cyangwa igipimo twabimenyeraho urugero bigezeho ariko reka tuvuge uko kuri kuko mbyumva nkanjye nukuvuga ngo umuntu waje kuriya ki presentinga kuriya ibyo byo ntago byari bikwiriye rwose ntago bikwiriye no kuri pe ntago bikwiriye yasize ibintu bibiri uranyumva abamwifuje n'abamukeneraga batari barabonye inzira orede ubu bayibonye ushaka no gusanga ko ashaka ko babona inzira uko bakeneye nabyo birashoboka kwageze igihe nabyo birashoboka tukaba turi kumujajinga kandi wigiye cyo kigere ariko nicyo cyakabira ningiye kugira icyakabiri rero hari yewe igihe cyageze aracyari mutoya akumva akeneye gupfumbatwa n'undi mugabo sibyo yego ibyo nawe ntabwo twabijajinga akaba yishakira inzira yuko yakwibonera umukunzi yego siziri buri kubyumva neza cyangwa akaba nahari ibyo simbizi nahitaga nkagenda kandi ubwo tuzagaruka noneho rero yego igihari nuko hari igihari kuko nyir'ubwite ubwe yagaragaje ko hari ikintu gihari cyangwa kiri gutekerezwa mu mitekerereze ye kuvuga kuriya ni ikintu hari ikintu kiba gihari nubwo cyagucika nago cyagucika cyane ngo wongere subire mvuze ijambo rikomeye yego burya cyagucika ugaceceka ukavuga ni yego nuko ariko buri yuvuze ndi na mwiza rigati ariko abantu bambonye atariko mwambonye aha haba hari ikindi kintu hari ikintu icyo kintu rero tuzagaruka kuri iyi mihanda batere komantere tuzakizana rero tuzajye tuzageraho ubutaha oya kiba gihari reka mbagere kiba gihari je tuvugisha ukuri tuvuga ukuri ntago tumujajinga n'uburenganzira bwe nyine kirahari yego kirahari hari n'uburenganzira bwe ubuzima buri personnel ubuzima buri prive niba n'abantu ubuzima bwe buri prive arabyemera uko abyemera yego we uko abyemera yego uravuze ati ntago byari bikwiriye wowe ku giti cyawe ku rwawe ruhande kugeza uyu munsi Madam Assiya yarakwiye kwitwara gute muri publique muri rusange mu buzima mu bantu bamureba akwiye kwitwara gute yewe akwiye kwitwara uko yitwara kuko yitwaraga neza biriye niba hariye n'umuntu anyerera akagwa ariko ibyo ni amakosa akosoka ariko rwose aho yatangiriye nyakwigendera agiye wabonaga ari umubyeyi umeze neza pe ugendera nyine ufite imico mizima na nubo kandi niko bikimeze navuga akantu gato anajya ajya kuri kamera izi kamera tujyaho ni nziza iyi mikrofone iraryoha ariko ibitse ubugi buryoha se cyangwa burura iyi mikrofone abantu rero ati umuntu atambukije ikiganiro cyangwa umuntu akayirukangira ati nepa ugahita ukubita mikrofone ariko iyi mikrofone ni nziza kuyivugiraho ariko ukamenya ngo uravugiraho ibiki rero namubwira ngo najya afata mikrofone ajya amenya ko afite ubugi bwiza cyangwa buryana abyitegura mikrofone ni nziza ariko ifitse n'ubugi abantu bane ndariyo kutabura ibyo kuvuga mvuga makeya magiye mumbabarira ko ntari rigano muri RBA ni ngewe mvuga ibyo shoboye da
mumbabarire yego imikrofone ni nziza iraryoha nepo iraryoha iyi mikrofone iraryoha ariko ikintu kibitsemo ukimenye ukagira ihishuri kukakivumbura muri mikoro bajya bayigutunga ukiruka ukajya muri metero nka 500 kuko ibintu byose kuri social media ugiye gutera abantu ubwo bifuza kuyiza mikoro oya karibu musi no kuri kwimana ibitekerezo by'abantu birakenewe birakenewe pe kumusaraba nta muntu bazasubiza nyuma uhora ufunguye amarembo kuba ufite ibizima byiza byubaka rwose uzaza ariko iyi mikoro ibidukoraho nibyo twavuze kuruta ibyo twahishe kuko ibyo twahishe nta muntu ubimenye ariko ibyo twavuze niyo mpamvu nakubaje ubushize ngo ese hari ibintu byose ubonye wumvise ni ngombwa kubivugira kuri mikoro nabikubaje ubushize ntabwo ari ngombwa niko navuze hano tuhanyura turi abakozi b'Imana nibyo navugaga nyuma yabyo nibyo haka abantu bagiye bakurikirana umusana twutanga n'inama ntabwo ari ngombwa kuvuga ibintu byose kuri mikrofone yego ugasanga uraje utanze ubamete nge narasambanaga urankurikira neza nge nari ndaya ruharwa urankurikira niba Yesu yaragutabaye akagukiza sibyo ukabuzaho mwahuriye wakwiturije niba ukeneye umugabo uwo muntu umeze gutyo burya ntibanamushaka kandi agira ngo bwire maze imyaka 17 mbwiriza abantu nk'abo bagiye batanga ubuhamya usanga bagifite ako kagezo nagira ngo yabivuze gutyo abagira ngo atazajya abatera commentaire ese batubwiye ko bavuye ikuzimu bagiye hera ko tutakibabona basubiyeyo cyangwa barahari hari ubuhamya uvuga ukisebya ukiyandarika ukishyira hanze hari ubuhamya bukomeza abantu bukabafasha nese byo ntibyakomeza abantu bakiri bakumva ko bazavayo ariko aba bantu bagiye gukomeza abandi ngiye mumwe usibye numwe hage nakira abantu ngo dusengane akambwira ndi uzi umuntu watanze ubuhamya ngo yarakijijwe gusambanye kari we wantu nk'ayo umugabo byagenze bite ntabwo mvuze ko hari abadakizwa kirizwa mu ibanga Imana igukize wihane pe uve mu byaha ariko tuzi uvuga ngo Mana kuko umuntu waje arabango nari umusambaye nkurikire neza abatekereza ko azabyara ntago umwana uzamubwira ngo nagakiza oya never hari indirimbo mujya muririmba ngo numara kumwemera nk'umukiza wa uhamye mu bandi byo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire rwose ako niko shaka nimba uri kwanga ko umuntu atanga avuga ubuhamya bw'Imana yamuvanye kandi muri byavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wemera umuhamya no mu bandi kumuhamya no kuvuga ko yagukoreye ibyaha oya icyakabiri bibira ngo dufite ibihamya bigendana natwe icyakabiri yego icyakabiri nicyo icyakabiri ushaka wewe wari umusambanyi societe iri gufata nk'umusambanyi tiri kandi warakijijwe societe cyagufata nk'umujura kandi warakijijwe ashaka kuba bivuze gutyo kugira ngo societe yongere imugarure icyizere ari cyo abivugiye none uramubujije oya guhamya ibyo Yesu yagukoreye numva ko ari muco kuruta kuvuga ngurikira kano kantu ibyo ukora acte ibyo wowe ukora wereka abantu nibyo bihamya ko Kristo yagize gute yagukejije urabyumva ngo uwari kukidendeze ngo hamaze imyaka 18 urangurikira neza ngo agiye gusaba baramwana ariko ko tubonye uvuye kuyidendeze bitandukanye nuko abandi bajaga bavayo kuko we batungwe no kubona watajejeta amazi urangurikira ko kantu we yari yahuye n'igitangaza kitajejeta abandi babahoraga n'ibitangaza bijejeta donc iyo bahuye na Kristo rero agukorera igitangaza kitajejeta ntabwo ari ngombwa ngo uvuge imirimo Kristo yagukoreye ahubwo abantu bayikubonaho donc uhinduka iyo mirimo ya Yesu uhinduka ubuzima bwa Yesu si ngombwa kuvuga cyane ibyo Kristo yagukoreye Bibiliya ngo nimujya musenga mujya mugira mutya muti data wa twese uri mu ijuru ryera izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze iyo ubwami bw'Imana bwarangije kuza abantu barabibona ntago ubisigaye ukibyerekana bo barabibona iyo ubwami bw'Imana butaraza urirwanirira urakoze cyane urakoze cyane bazuze ubwo dusigiye abantu benshi ihurizo ry'ibyo tuzaheraho
ubutaha ubuhamya ni bwiza ariko jogora ibintu ugiye guhereza abantu birobanura bitandukanye yego tandukanye ibintu urabyumva ariko ko narigana abantu babatanga ubuhamya ngo tinge nari ndi umujenosideri nisha abantu nisha abatutsi 1994 ibihumbi 2 cyangwa 3 ntago bahari mu bakijijwe ntago bari bahari kuki batabivuga se nuko batarakizwa neza bagifite iyo nzika yaba wenda ntago tubizi ngaho barakoze cyane turi kwana ku musozo Moses reka tugane ku musozo burihije tuzasubukura iyo dukoze ikiganiro iteka ryose tugisoza tugira abantu inama yego ndashaka kugira inama abantu batatu kandi bikore mu munota umwe nabwiye ngo nepa zanzarira nakazanwa yo muye nambaza ibintu bikomeye cyane ariko ko abandi babaza uborohiye mbikubarize kuri ngiye umushaka wiki nuko nzi ko uri umusesenguzi cyangwa biterwa nuko umwuka wera yamanutse uwo munsi ariko uzajya unyorohera nanjye nkuko urera abantu ngaho ntacyo urakoze cyane abantu bari kuza kuri social media uyu munsi bitware bate bavuga ibiki bareke biki Madam Assiya ari kutwumva yitware gute muri no minsi bitewe n'urugamba urumva byo yakoze byakora urugamba hari urugamba rugiye kuza kugenda kose kandi rwatangiye kuza gwatutumbye uri kurubona rukomeye cyane uyu munsi Mutesi yatanze itangazo rivuga ko nta muntu n'umwe akeneye mu rugo iwe byari bikwiriye ese nimba byari bikwiriye nyuma yuko atanze iryo tangazo akora iki reka mbere kuri Madam nyakwigendera toje sibyo yego nzaho Assiya kuza kuri microphone azi no kuvuga neza pe yongera avuge kwa kundi yajyaga avuga yirinde ibintu bimukururira intambara hari ibigeragezo bitatu ibyo twakuririwe n'abantu ibyo twikururiye n'ibigeragezo nyine duhura mugira ngo dupimwe niba duhagaze neza bira rero niwe wabyikururiye rwose namugira inama nk'umubyeyi nubaha cyane kandi nishimira imico yiwe rwose amenye ibyo avuga kuri microphone n'ibyo atagomba kuvuga kugira ngo ibintu bigende neza n'abadukurikiranye bahite babyumviraho umuntu wese ni wa kabiri ngiyeho uje kuri social media ntakiza azana ubuzima bwiwe ariko bifitanye isano n'umuryango yego ni naho ngawundi yego ibintu bifitanye isano n'umuryango babyihorere kubizana kuri social media sibyo hari abamama nigeze mbona hari abamama bamwe na bamwe naga ari bose nigeze mbona bashira uko ubwoba rwose akaza akavuga ngo ngiye kumugabo wanje yarananiye rwose ubwo se nk'uwo mugabo abonye nk'icyo kiganiro nyine nk'icyo kiganiro akakibona kweri izo si intambara yikururiye hari gari bukubitwe natakubitwa cyangwa yirukana ntago ibyo bikwiye kuvugirwa kuri social media bafitanye abana cyangwa n'umuryango ibyo nibigeragezo bisengerwa mu ibanga n'ubahanuzi wawe wemera mugahamagara Imana ikagira ikintu ihindura habwo kazwa abaninge n'umugabo wanjye tubanye neza buryo babanye n'umugabo babana nawe barya ubwo bari kugira abakobwa bakiri bato gushaka abagabo nabo bakaza kubwira abasore batarashaka ati babana barya ubwo ibyo bikagenda neza naho ibikomeretsa abantu kuri social media ni byinshi cyane twirinde gukomeretsa abantu twirinde no kujora abantu ahubwo dusesengure dufite umutima w'urukundo n'ubumana muri twebwe yego Pst Mutesi byakoze n'ibyijana ku ijana rwose aho simbigarukaho pe kuko we amaze kubona avumbuye yuko baratari abakunzi ari abafana ariko baza ariko uzi umwanzi wawe kuza akicara no muri salo yawe ukanamugaburira ka cyayi urankurikira warangiza akagenda izo ni imbaraga zimwe turabimushimiye no muhanga buri ariko yamara kugenda hati dore na yatasi yamenetse kumbe ari byari bimutwaye Pst Mutesi rwose Imana yamujije rwose amahoro n'imigisha yayo ibyo wakoze nibyo ibintu ari butekereze ntago biwusanyije n'ibitekerezo kuko n'umuntu w'Imana imitekerereze biri connecta n'Imana ibyo ari butekereza akabikora muri iki gihe araba ari umwuka w'Imana uri kumuganiriza kubikora rero abikore gutyo rwose ibyo nta kibazo gihari yego uko umwuka wera amuyoboye abari kabikora abari kabigenza uwo birya bimurye uwo bishengura bimushengura ntago tubereye hano gushimisha abantu bose nepo ntago tubereye hano kubabaza abantu bose ariko turiho kuko abandi bagomba kubaho kuko nta muntu ubesha hundi habwa abantu barafashanya bagashyigikirana ndizera mu buzima bwanjye yuko nta muntu wagize uruhare mu kugira ngo wowe ubeho ntawe ni Imana ubwawe yabyemeje ubaho umushinga w'Imana umuntu yagufasha ibihumbi 10 ibihumbi 50 ibihumbi 500 akagufasha akakubakira akakugurira imodoka nyine yagufashije ariko ntabwo ibyo byakubeshaho ni Imana itubeshaho rero n'abantu bakorera abandi neza barangiza bakabivuga
bihangane izo ngorano baba barangije kuzibona ntacyo bimaze kora ikintu kivuye ku mutima ntuzakivuge iyo kuvuga ko iburyo gutanze ibumoso kwe kubimenya uwo wafashije byirate we ureka bikurate sibyo ubundi abantu bagiye bafashwa abandi bagomba kujya baza banikana kera dufashije twageze kuri ubu buzima ayo na amashimwe yiwe ariko nukaza ngo wikarage hano ngo nafashije abantu oya reka bakuvuge ureke kwivuga no kwihimbaza ibyo bintu bizaba byiza rero urakoze cyane yego reka tugushimire wowe waruduteze amatwi muri kino kiganiro cyiza twari turi kumwe na Moses Baraka Prophet naha twari tugisubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko kandi ibiganiro byacu nagakomeza ikiganiro mba gikunze gisangiza abandi ariko kandi buri wese icyo nabasaba tugira umutima wo gusengerana mu byago dufatikanye aho kandi no munezero dufatikanye nk'abagenzi bagana mu gihugu cy'umujuru kandi Yesu ravuze ngo ibyo ni mu bikora nibwo muzamugaragaje ko muri intumwa zanjye cyangwa se abigishwa banjye byo kuri reka dusa noneho Moses atanga nimero ya telefone namara asenga Imana ni 078 38 48 700 078 38 48 700 Imana bahereza umugisha mwinshi ari jambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yababi zaburi ya mbere ntahagarare mu nzira abanyabyaha ahubwo amategeko y'Imana akaba ari yishimira ku manwa na nijoro Bibiliya iravuga ngo uwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto ibihe byose iyo umuntu atahagaze mu nzira y'ikibi ntahagarane n'abanyabyaha nta bishuti y'abakobanyi uwo muntu Imana iramwishimira kuri kane iravuga ngo ababi ntabwo bajya bamera baryo turasaba abantu bari mu nzira mbi bagarukira Imana turasaba abantu bayobye nabo bumve ko Imana ibakunda bagaruke Imana ibagirire neza ihagarare nabo ibarinde ibeze rwose batunganye umuntu ukeneye kwatura yature Imana imugirire neza kuko igihe kiragenda Yesu ari mu nzira araharazaza ntabwo ari ibipindi ntabwo ari ibinyoma naka kanya yaza Imana ibafashe irabakunda kandi bashyigikire mu izina rya Yesu amen Mana turagushimye urera kandi urakiranuka dusabiye abantu bose umugisha wawe ubahereza ubwenge bwo kubana n'abandi ubahereza umutima wo kubabarira abo banze kubabarira ubegere ubakomeze ubarinde rwose mu nzira bacamo mu byo bakora ubahereze kuba bakiranutsi ibyo abantu banze kurekura reka babere kure utugeso banze kureka reka batureke none ndasengera buri muntu wese wari warananiwe n'intambara n'urugamba runaka none aha mu izina rya Yesu hagira ibintu bimuvaho hagira imigozi iva kuri we turasengera abantu bajya kuzamuka karande n'ibintu bagiye banyuramo bikabakurura abo none aha mu izina rya Yesu ndabasengeye none aha urazamuka warangiza ukongera ukamanuka mu izina rya Yesu ndegetse kuzamuka urashaka ariko urugo rukanga none dutegetse urugo rutazigera rusenyuka mu izina rya Yesu ubuzima bwawe bujya gukomera ubundi abantu bakurwanya bakabusubiza hasi dutegetse ko ubuzima bwawe bugira stability bugahagarara mu gihagararo kimwe mu cyerekezo kimwe Imana ikagukoresha imirimo n'ibitangaza duhanuriye buri muntu wese wari ufite uburwayi bukomeye kuri we kugira ngo ubwo burwayi bukire buri muntu wese wari ufite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana nibisendere muri we mu izina rya Yesu ndahanuye wari wabuze icyerekezo wabuze inzira ucamo nuyibona mu izina rya Yesu umutima barawukomerekeje umutima uri kure cyane ariko muri aya masaha Imana yakugirira neza Imana niyomora inguma n'ibikomere ufite ku mutima wawe Imana nikugirire neza Imana nihagarane nawe Imana nikwiteho abantu barakubashye ngo muri kumwe barangije bagusiga nzira baraguta ariko Imana igufasha ukuboko kw'iburyo ntabwo izagusiga none aha muri aya materaniro yo kuri YouTube none aha mu izina rya Yesu ubuzima bwawe nibuhinduke bigende neza ineza y'Imana nikubeho ibitarahinduka nibihinduke ibitemera nibyemere kuko Imana igukunda urukundo ruhebuje nibana nawe kandi imirimo n'ibitangaza n'ugenda ubibona mu izina rya Yesu tubisabye twizeye none niteka ryose amen shalom shalom